La copie de Faustance le binifo. Igihe twarimo dusenga aya masengesho iminsi 3 tugeze kuri umunsi wa gatatu. Hari ikimana yavuganye nanjye. Tugiye kuvuga ku isaha y'isezerano ry'Imana. Uburyo yari kwihirikwa ukinjira muri gakondo yawe. Wanyikirije cyane, haleluya. Yababa we, uraje usobanukirwa uburyo umuntu ashobora kwiyegereza isaha y'Imana ikegera. Wari kuzatabarwa 2028 ugatabarwa 2025. Mbonye ari abantu bagiye kuva hano babwa gakondo bari barasezeranyijwe. Byashoboka cyane ko ari abayikubuzaga kuyijyamo. Byashoboka cyane ko ari abarozi bayikubuzaga. Pole soleta ewa. Zabara abarozi muturanye bayikubuzaga. Yabari nyogosenge wakuvuza amagambo atuma utajya muri gakondo yawe. Yabari nyoko wanyu. Twebwe ntabwo dutegereje, tugomba gutegereza 4 n'itanu. 4 n'itanu bibaye 70 ingategereza ufashe 4 n'itanu ugatera kuri waba ubaye muze ya modoka na Imana yakubwiye ni wayatse. Ubwo bwashaka umushoferi. Kwa kujya hanze ni wajyayo. Waba warashaje uri nyiramuze uri mucecu. Tugiye kuburana gakondo yacu hakiri kare. Niba ukeneye kuzagira ubuzima bukomeye, niba ukeneye kuzagira ubuzima bwiza, ngo mana ngo ndabohoza kujya hanze. Yego uri kubohoza, good. Wafashe 100 ugura passport. Oye bazayiguterera mu ikarino visa. I also had the Holy Spirit of God said there is a judgment that you have. God has overcome it from your home. You're going to come back here thanking God. The judgment is there. It is there. Do you know me? Have we ever spoken? Let's clap hands for Jesus. And your husband, you and your husband. The home was destroyed. Is it true what I'm saying? What the Holy Spirit is saying is true. When finger that is ringed, I've seen you. You have a fiancé. He's abroad the country. I don't see him here. The demons always limit you from doing your wedding. Hallelujah! Amen. Shiraho indi anyuma. Hallelujah! Amen. Karindwi zuruzu. Murakoze cyane. Amen. Kugira ngo ngeranga rwose. Nishimwe rikomeye. Shimira abagabo. Tugeza kwikorana buhanga. Tukabasha kuhagera. Bibohora beshi. Ariko mwese ndabizi muri kunkurikirana. Aho muzambonera hose ndabizi mwa muri kuvuga ura n'ubuteka mutwe ariko nagari. Amen. Komera Yesu amashimwe. Imana irakora n'ukuri. Byagenze bite rero Samuel? Wihuse. Nihuse nakurikiye ikiganiro za 2022 ndavuga nti mfite amatsiko yo kujya kureba hari ahantu biriya bintu bibaho ariko nasanze ari ukuri. Komera Yesu amashimwe cyane. Mumere haleluya. Kimira papa King ni Imana yatwihereye. Haleluya. Komera Yesu amashimwe cyane. Naje ahangaha ndi kwegeranya udufaranga njye mu bapfumu. Samuel Nagira ngo njye mu bapfumu kubera ko nasanze ari byo wacu bibera.
ariko nagarukiye komera Yesu amashyi menshi cyane. Tumukurira ubwatsi arakarama Yagiriye neza ni muniza amashyi tumukurira ubwatsi. habo yagiriye neza muniza amashyi tumukurira Umutiza amashyi yagiriye neza ni mutiza amashyi tumukurira ubwatsi. Haleluya Amen. Haleluya Amen. Haleluya Amen. maze gukihebe imbere y'Imana arihebe Satani namuteye akageri kenyu. Amen. Haleluya ndigushima Imana mbere Imana yanegetse kuyihamya. Amen. Ndigushima Imana yamvanye mu buraya. Amen. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya yanyishije inzoga indinda uburaya ubujura no gutukana ibiteye isoni. Amen. Amen. Ubu ndi kugendera mu nzira akabo urakwiye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose. Amen. Ndumva nezerewe Imana. Nitwa Parmenas uko ibishaka. Naje hano nyuma gatoya naje mfite umutima utemeranya n'ibyo nabonaga cyane kuri YouTube n'ibyo bambwiraga. Nyuma yo kuva hano naje gukora accident, nari ntwaye imodokari inyikaragana inshuro enye, nari ntwaye abantu bane bose babaho. Ariko nje hano bagiye kudusengera kumwe bavuga ngo abantu banyuma basigare dusenge, narasigaye turagenda turasenga bambwira ko Imana inkuriyeho urupfu. Abantu bane bose ntago wabyumva uko imodokari yabaye, twabayeho nta n'uwagize icyaba. Komera Imana amashyi menshi cyane. uretse ngewe wangiritse akaguru ho gatoya. Ndavuga ngo nzaguma kuri no Mana, nguma hano ntahamanya n'umutima, ndakomeza Imana igenda impa amasezerano kandi agasohora. Irongera indinda accident ya moto ejo bundi nabwo bamaze kuduhanurira, moto irasimbuka dutaruka inzu yari icitse ahantu hamanuka. Nabwo motari wari untwaye sinzi niba yarahise apfa ariko yahise ajya muri koma bikabije. Nje nari mfite n'urugendo rujya muri Kenya ariko nabaye muzima. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Nta kintu na kimwe nigeze mba. Hano hantu rero icyo na testifyinga, hano hantu hari Imana. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ongera ukomera Yesu amashyi menshi cyane. Usoza niba uri umusore cyangwa se uri n'inkumi cyangwa se uri n'umubyeyi, aha hantu uzahagumane kwizera ijambo uzumva uzarigumane, nukuri rizabyara ubuzima. Murakoze. Komera Yesu amashyi. Inkuru abana b'Isiraheli urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza. Imana irangiye barimbukiye mu butayu ukuye Yesu arakayebo. Inkuru y'urugendo abana b'Isiraheli urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza. Ab'imitima irangiye barimbukiye
Hosana, tutaimba Hosana, tutizunguka zunguka kwenye kichwa Yesu, tutaimba Hosana, tutalilima, tutaimba Hosana, twese tutaimba Hosana, tutizunguka zunguka kwenye kichwa Yesu, One, two, Hosana, 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 tutali. 1, 2, 3, 4. Manuganze, ay, manuganze, manuganze. Manuganze, amaboko Yesu, manuganze, manuganze, ay, manuganze, manuganze, hale, 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 hale. Hale, hale, hale. Nibukunda Yesu sema amen. Nibukunda Yesu sema ehe. Haleluya. Twese cyane haleluya. Tujyagaze twese haleluya. Abanezerewe Imana cyane haleluya. Fatira uwo mwejyanye mubwira ijambo rikomeye. Mubwire ngaka abantu bari bazi ko bizarangira ku buzima bwawe, ntabwo ariko bizaba. Mubwire ngo ahubwo uko Imana yagambiriye niko bigiye gusohora. 3, 4, 5, 16. La copie de Faustin c'est le bénéfice. Igihe twarimo dusenga Amasengesho iminsi 3, tugeze kuri umunsi wa gatatu. Hari Imana yavuganye nanjye. Imana yambwiye ngo humura, isaha y'Imana igeze, isezerano rirasohora, ukinjira muri gakondo yawe. Wanyikirije cyane haleluya. Abahagaze Imana ibaha umugisha, abahagaze Imana ibaha umugisha. Ongera unyikirije cyane haleluya. Narindimo senga saa 9:07 numvishe umwuka wera angenderera, arambwira ngo umbwirire ababaye muri aya masengesho, umbwirire ndetse n'abashyitsi bahaje batayabayemo, kubera ko ba profise bakahagera nabo bagiye guhabwa umugisha ukomeye mw'Imana mw'izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo isaha yayigeze, isezerano rirasohora, ukinjizwa muri gakondo yawe. Reka nkubwire ngo baguciriye iteka, bagira ngo icyiza ntabwo cyakubaho bitewe naho wavukiye cyangwa aho wakuriye, ariko la tala bonne forstance gere magaze muri aya mavuta. Imana yambwiye ngo isaha yawe n'uyu munsi yo kwinjizwa muri gakondo yawe. Isaha yawe n'uyu munsi. Ababyakire watanze abandi haleluya. Ariko abakire ko isaha yawe ari today. Nyikiriza haleluya. Mbwirira abantu nk'ababiri ngo tugiye gutungurana. Mubwire ngo tugiye gutungurana, tuvemo abo batazi ko twari kuzavamo. Ndagira ngo utungurane mu muryango w'iwanyu, ndagira ngo utungurane aho utuye. Wanyikirije cyane haleluya. Tile wadai for by the God the Son to buy. Imana igiye kugutunguza, isezerano yagusezeranyije igihe kirekire uryinjiremo mu izina rya Yesu. Hari abaryakiriye. Iba waravuganye n'Imana, byange bikunde rizasohora. Sifa kwa Mungu.
Praise God. Pray the Jesus. Pray the Jesus. God is power. God is power. God is good. God is fire. Pese amina. Wanyikirije cyane amen. Tugiye kuvuga ku isaha y'isezerano ry'Imana. Uburyo YERIKO ihirikwa ukinjira muri gakondo yawe. Wanyikirije cyane haleluya. Yababa we. Uraje usobanukirwa uburyo umuntu ashobora kwiyegereza isaha y'Imana ikegera. Wari kuzatabarwa 2028 ugatabarwa 2025 cyangwa na kane itararangira. Wanyikirije cyane haleluya ko naco bitwaye. Mbwira mugenzi wangu ibintu byose kwa Yesu ni salama. Good. Kala stopinemo. Salama. Salama. Kwa Yesu ni salama. 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 Kwa Yesu ni salama. Gira ngurushe. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana twese duhagaze. Twese tujyagaze dusome ijambo ry'Imana. Kubwo kuzamura ibendera ry'Uwiteka. Reka twiyute mu gitabo cya Yosuwa. Turasoma ibice 15. Dusome umurongo wa 13. Turangiza dusome n'umurongo wa 20. Tumva icyo Imana ivuganye natwe. Dusome. Amen. Karebu ahindura imisozi yahawe. Ngagira ate? Karebu ahindura imisozi yahawe. Ego. Nuko Karebu mwene Yefuni Yosuwa amuha gakondo. Ngogerira gute? Yosuwa amuha gakondo. Cyaje byatangiye bataragerayo. None arayihawe. Ego Yosuwa ahabwa gakondo. Segatoya. Ya gakondo tumaze iminsi dusenyera. Arayihawe. Inde vuga ngo njyewe. Ewe. Arayihawe. Yayihawe. Wasenze vuga ngo wasenze inde. Vuga ngo arayihawe. Arayihawe. Yehe. Ariko ayo mafuta yahagararemo neza. Nuko Karebu mwene Yefuni Yosuwa amuha gakondo. Yosuwa amuha gakondo ye. Muri bene Yuda. Kuko Uwiteka yamutegetse. Amuhikiriya taraba. Agira gute? Amuhikiriya taraba. Yego. Araba wo muri wene se Anaki. Yego. Hitwa Heburoni. Hitwa ehe? Heburoni. 20 avuze ngo iki pastor? Aravuze ngo iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda. Nkuko amazu yabo ari. Nkuko amazu yabo agize ute? Ari. Ehe. Nakira ijambo ry'Imana. As you also read in English, Pani gumugisha. May you be blessed. As you also read in English, it is in Joshua 15:13. We shall jump to 20. 13 says, as the Lord commanded to Joshua, part of the territory of Judah was given to Caleb, the son of Jephunneh, from the tribe of Judah. He received Hebron, the city belonging to Arba, father of Anak. 20. This is the land that the families of the tribe of Judah received as their possessions. Receive the word of God. Dukomere ijambo ry'Imana amashinacho bitwaye. Amen. Clap for the word. Mbwirira mugenzi wange byari byicaye muri gakondo yawe. Imana yagusezeranyije igihe kirekire. Uyu munsi wawe ubutware bwo kubyirukana bikavamo ukicara muri gakondo yawe. Wanyikirije ko ntacyo bitwaye. Magaze mu mavuta y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ibyicaye muri gakondo yawe igihe kinini. Byibwiriza kakanya. Imana iguhaye ubutware bwo kubyirukana bikavamo ukinjira muri gakondo yawe. Wateye haleluya. Nikiriza cyane haleluya. Imana ihimbazwe. Noneho hindukira umuntu mwegeranye gatoya.
mubwire ngo uri uw'agaciro, mubwire ngo uri uw'agaciro, mubwire ngo kubwo kuza guterana hano uraza kureba imigisha ugiye kwakira. None mubwire ngo reka nkwereke ikimenyetso cy'uko uri uw'agaciro. Mubwire ngo ndakwicaje gakeya mu mugisha w'Imana. Mubwire ngo ntabwo uzi icyatumye wicara iruhande rwanjye. Mubwire ngo igitumye uri uruhande rwanjye. Mubwire ngo dadi arakimenye. Mubwire ngo ni ukugira ngo uzambere umuhamya ndetse n'umugabo wo guhamya ibyo Yesu agiye kunkorera ureba. Ariko wavuze cyane amina. Nta muhamya nta buhamya, nta mirako nta muhamya uhari. Wavuze amina. Aka kantu urakumvishira? Nta muhamya nta buhamya, nta mirako nta buhamya. Ariko ndashimira Imana ko yakuzaniye umuhamya ikamwicaza uruhande rwawe kugira ngo ikuremere ubuhamya azagenda avuga mu izina rya Yesu. Wanyikirije cyane amina. Haleluya. Tumaze iminsi turimo dusenga amasengesho ayirika YERIKO yakubuzaga kwinjira muri gakondo yawe. Namenye neza ko ku munsi wa mbere twinjiye muri ayo masengesho YERIKO zatangiye kumanuka, YERIKO zatangiye kumanuka. Uyu munsi ikimenyetso cya YERIKO ko zamanutse nuko Imana yatugabiye gakondo yacu. Hari gakondo Imana itwinjijemo, hari gakondo Imana itwinjijemo, kandi gakondo urayicaramo mu izina rya Yesu. Gusa namenya amakuru, hari umuzimu washakaga kuyikuriganya, kandi washaka kukuriganya gakondo yawe. Arakuzi mwaragendanye, arakuzi mwararuhanye. Wavuze cyane amina. Abagize uruhare mu gushaka kukuriganya gakondo y'umugisha birashoboka ko ari abo muvukana cyangwa mu miryango y'iwanyu. Bagiye guseba kuko YERIKO yasenywe. Dayimoni ishaka no gutega abakuriganya. Abo bose uyu munsi barasebye, barasebye, barasebye. Speed, speed, speed. Barasebye, barasebye, barasebye. Wabivuze inshuro eshatu barasebye, barasebye, barasebye. Bibiliya irambwira ngo umugaragu w'Imana witwa Moses igihe bari basatira igihugu, Imana yari yarabasezanyije igihe kirekire ikibabwira bari mu mubabaro. Muzi impamvu bari mu mubabaro? Muri Egiputa bari mu mubabaro, baziraga karande. Utagira ngo nta kindi cyatumye abayisraeli baba mu mubabaro. Baziraga karande. Iyo karande ikomoka muri sogokuru Aburahamu. Ubwo yari ku musozi atamba ibitambo by'Uwiteka, yarasinziriye, asinzira ku gitambo. Igihe yarasinziye ku gitambo, umuriro urazima. Imana ikurinde gusinzira, bitazateza umuruho famiye izagukomokamo. Iyo usinzire ku gitambo bishobora guteza umuruho umuryango wawe. Reka tubere maso igitambo dutambira Uwiteka kugira ngo bitazaduteza umuruho hamwe n'abazadukomokamo. Wanyikirije amina ko ntacyo bitwaye. Haleluya, haleluya. Ngiye yasinziraga, igicaniro kirazima. Uwiteka aza kureba Aburahamu, asanga yasinziriye, amubwira ijambo rikomeye, kanguka urebe.
akangutse abona igitambo cyoserezwa guwiteka. Woke up, he saw the sacrifice. Inkongoro ziri kukiryaho. The birds were eating from it. Icyama igitambo utambira Uwiteka, ukakirinda inkongoro zakiryaho mu izina rya Yesu, ukakirinda inkongoro zateye hanze aha zarya igitambo wokereje Uwiteka. Hallelujah. Amen. Imana ireba Aburahamu ibona arasaje, God looked at Abraham. iramubwira ngo nakaguhannye, I would punish you, ariko ibihano nakaguhannye but the punishment that I would give you, nzabihana urubyaro rwawe, I'm going to punish this to the nzabahanaho mu gihugu cy'iwabo you. I'll kitari punish icy'iwabo the country that is not imyaka 400. for 400 years. Nirangira After this year, nzabagaruza mu gihugu cy'isezerano. bring them back to the country that I promised them to. Aburahamu nta nubwo yasabye imbabazi ngo asabire Abraham abazamukomokamo, did not ask for yaravuze nge nzaba naripfiriye said, I will kuko Imana ari muhaye isezerano. because the Lord Wowe ndakwemereye I allow you uzajya mu mva yawe ushaje neza, to go into your imvi ari uruyenzi, ariko abazagukomokaho those that are going to come zabajyana mu gihugu kitari ikiwabo, take them to the country that imyaka 400 badatuye iwabo. 400. Iyo myaka nirangira After those years, nibwo nzabagarura this is when I'm going to nkabajyana mu gihugu cy'isezerano. take them to the promised country. Aburahamu abyara Isaka, Abraham gave birth to Isaac. Isaka abyara Esawu na Yakobo, Isaac came up with Yakobo abyara Yozefu. Jacob gave up with Joseph. Yozefu muzi uko yagiye muri Egiputa, You know how Joseph went iyi nzira yari yarateye i Kanani, when the famine was, muzi uburyo yajyanye famiye ye you know how he was akajya kuyigaburira igatura muri Egiputa. to give them what to eat. Iyo niyo karande yafashe abayisiraheli ngutyo, bisanga bari mu gihugu kitari ikiwabo, barimo barakoreshwa imirimo y'imvune, They were working as slaves. ariko mu gihe basengaga Imana, Imana irababwira nzabatarura basubize i Kanani. To Canaan. Mu gihe bo bavaga i Kanani As they were coming from Canaan, bakerekeza muri Egiputa, heading to Egypt, hari abakomokaga mu mwana witwa the son called witwa Ishimaheli, Ishmael. abakomokaga muri Ishimaheli bose Those who came from Ishmael, harimo uwitwa Eruba, there's one called Eru. bahise bakabakana They went and captured Canaan. bashaka kuyigira gakondo They yabo, want to make it that. kandi bene yo bari bayifite, The owners had it. barangije barayifata barayigarurira. They took it. Babyaraga abana bitwa Abanaki n'Abaheti n'Abaki bose batura muri icyo gihugu cya They Kanani. produced children called the Nat, the Hets, and they lived into that country of Canaan. Kanani baho neza, Canaan lived well. bene yo babayeho nabi, Yet the owners are bari in trouble. gukubitwa, They're being beaten barimo out barazira karande because of the generation ikomoka muri sogokuru Aburahamu comes from their grandfather Abraham. y'igihano kuko yahemukiye Of the Uwiteka. punishment because he did bad to the Lord. Imana nihimbazwe. God be praised. Uyu munsi hari ikintu kigukurikirana, This what is following you. ugasanga ni ikintu gikomoka mu muryango w'iwanyu, Find it is something that comes from your ugasanga ari ibyo babayemo bakora wowe that utanazi. things stayed. Umuhanuzi anakubwira ukibaza ibyo bintu bikanakuyobera, Prophet tells you ariko wowe ujya uzakira kuko wowe ntabwo ubizi kandi ubibwiwe na data wa twese. Muzi uko byagenze, ntabwo wari uhari. you should receive it because it is the Father God who tells you about what happened when you are not there. Twihuse, When we go quick, igihe bari mu rugendo as they were in the bageze mu butayu bw'iparani, when they reached in Judah, Moses afata abatasi Moses took the spies. bajya gutata igihugu cyabo cya Kanani. They went to spy about their country. Canaan. Abo batasi bagenda ari 12 And those spies went there 12 ngo barebe igihugu Imana yabasezeranyije niba kiri uko kiri koko. to see if the country that God promised them is as it was promised. Ndashimira Imana ko iyo twaje hano tuba twaje gutata igihugu cy'Uwiteka Imana, tukamenya iby'Imana yadusezeranyije niba bihari. And the promises, if they are there or not. Ikimbabaza What annoys me nuko abatasi is that the spies, 10 basubiyeyo 10 of them went back. barebesheje amaso yabo, They used their
eyes to see. bakabona igihugu ni cyiza, They saw the country, it is batahana good, ubwoba, but they went in fear. babwira Mose, Told Moses, basohoye ahari when they reached where he was, n'iteraniro rya Isiraheli, in the congregation of igihugu Israel, twakigezemo we've reached in the country, ni cyiza nk'uko Imana yakivuze. good as God said about it, Arabwira ariko but ntabwo dushobora kukijyamo. we cannot go into the country. Twabonyeyo ingabo zitwa Abanaki, We saw the soldiers, twabonyeyo Abaheti, we found the heads, twabonyeyo Abanyakanani. we found the people from Canaan. Twibonaga tumeze nk'inzige kuri bo. We were like the Iteraniro, abantu benshi muri iryo teraniro, gather of the people. n'iryo joro barataka, They cried out, tuguye mu butayu. we are going to die from the desert. Reka nkubwire ijambo rimwe, Let me tell you one more. uzirinde kwatura ijambo ribi Do not speak a word that is negative, ritazagukurikirana iteka that it ryose. shouldn't follow you Iyo forever. watura ijambo ribi usenga, When you speak something negative to mu buryo yourself bw'umwuka in prayer, rirarema. in a spiritual Niyo realm, watuye it's ijambo negative. ryiza usenga, And when you speak about a good word, mu when you buryo pray, bw'umwuka rirarema. spiritual realm, Abayisiraheli bavuganye n'Imana, Israelites spoke with God. icyiciro kimwe kiravuga ngo First phase said, tuguye mu butayu ntabwo tuzakigeramo. we fall from the desert. Abo bose baciwe intege n'abo batasi icumi, They are all discouraged. bose nta n'umwe wageze i Kanani, And they bose baguye mu butayu. Nugendana n'abantu bakubwira amagambo y'urucantege, bazatuma ugwa mu butayu, ugwe utageze mu masezerano Imana yagusezeranyije. If you move with the discouraging people, they make you fall into the desert and you won't reach into your Abo promise. baguca intege bakwereka ngo ntibishoboka, Those who say it is not possible, nuramuka ubumviye if you hear from them, uzagwa mu butayu. you're going to die from the desert. Igihugu cy'isezerano The promised land, uzakigwa bugufi you utakigezemo. will die near it before entering into it. Ariko Uwiteka yari yasigaje abagabo babiri, But the Lord had left out 2 men. asigaza uwitwa Yosuwa na Kalebu. He remained with Joshua. Basanga iteraniro ryose rirakonje, They found when the basanga iteraniro ryose n'umuborogo. fellowship is full. Barababaza n'iki kibateye ubwoba, What is making you n'iki fear? gituma murira. Why are you crying? Barabaga ngo urinde utubaza gutyo, ntabwo muzi muri umutuzani. Don't you know the news you've brought for us? Kaleba atera urutoki, Caleb raised the hand. batangira kumuzibya. They started Ukubwira shouting ibikugirira him down. umumaro, He who tells you what is more important, uzumva amajwi amukuzibyaho. going to hear voices Ariko that tell ukubwira you to ibitakugirira bring umumaro, down. But those uzumva are not good. umwuka mubi agutegeka kubitega The amatwi. bad spirit will lead you to Aka hear kantu ntabwo not bakumvisha. handle this. Ukubwira ibikugirira The umumaro, one who tells you what is uzumva important, umwuka mubi urimo guhata hear kutabyumva. the bad spirit telling you Impamvu to gutegeka hear that. kutabyumva The reason as to why it ni commands ukugira you ngo to hear, utabohoka, it is that you ni are not ukugira going ngo to be utava delivered. aho uri. For you not to go out of where you Ariko are. ukubwira ibitagufitiye umumaro, He who tells you what is not important, urabyumva. you just hear from them. Imana itugirire neza, May God do good to us. Imana ikugirire neza. May God do good to you. Kaleba atera urutoki, Caleb raised the hands. Kalebu baramuzibya. They made him to shut down. Ceceka uravuga iki? Keep quiet. What are you talking Kuki about? bacecekeshe Kalebu? Why have they made him to shut Ntabwo down? yari umuyisiraheli wuzuye Kalebu, He was not a full Israelite. yakomokaga ku bwoko bwitwa Abakenazi. He could come from a. Kuki yitwaga Umukenazi? Why was he called a Kenaz? Iyo witegereje Umukenazi, When you look about this, yabaga ari umuyisiraheli uvanze n'umunyegiputa. it is an Israelite that had some blood. Nk'uko wavuga umuzungu abyaranye n'umwirabura, umwana uvutse ntiyitwa umwirabura, ntiyitwa n'umuzungu, ahubwo bamwita umumetisi. As a black person and a white person. Ntabwo yari umunyegiputa wuzuye, si yari n'umuyisiraheli wuzuye, He was not a full ahubwo yitwaga Umukenazi. He was called a Kenaz. Bumvaga nta jambo afite. They thought he had. Mose arababwira ni muceceke Moses gatoya, said, keep quiet a bit. Kalebu vuga, The Caleb speak arababwira ngo nibyo koko, said it is
true. Igihugu twagikandagiyemo. Dore n'imbuto zacu. These are the fruits from Ngizi twazizanye. came with them. Arababwira ngo He said, kimeze nk'uko Imana yakivuze. it is as God spoke of it, Ikirayire basogokuruza bacu. as he spoke to the Twabonyemo abagabo bitwa abanaki. he found the men called the Nats. Icecekayo niba ari ayo makuru twayamenye. If that is the news, we know about it. Apana gucecekesha umuntu. Don't make a person to Ntabwo keep uzi ikiri inyuma y'icyo agiye quiet. You don't know kuvuga. what is behind Wakomeye Yesu amashimeshe. it. Praise and clap hand for God. Ababwira ijambo rikomeye. He told them a powerful word. Twibonaga tumeze nk'inzige kuri bo. We could Arababwira ngo ariko niba Uwiteka twishimira tuzamuke nonaha, tuzamuka aka kanya, wanyikirije amina, nonaha twinjireyo, nonaha tujye muri icyo gihugu, tuzamfata abo banaki tubarye nk'abarya iki yemwe, tubarye nk'abarya iki, tubarye nk'abarya iki, tubarye nk'abarya iki. hallelujah. Imitsima. Mose yuzura umwuka wera, Moses was filled by the Holy yumva umugabo urimo aravuga neza, had the man yumva arimo arahoreza imitima y'Abayisiraheli, yuzura umwuka wera, aramubwira ngo Karebu we, nta gakondo wari kuzahabwa, ariko aka kanya ni Uwiteka umva icyo avuganye nawe, nawe gakondo yawe izaba Heburoni, wanyikirije amina. Rasokito pita fopinta. Nubwo ufite byinshi bitatuma guhabwa gakondo, uyu munsi ndaza kuvuguruza buri jambo ryose wavuzwe ryatuma utabona gakondo. Urabona gakondo yawe mu izina rya Yesu. Wateye haleluya. Nyikiriza nindi naco bitwaye. Mbwira uwo mwejyanye ngo ufite ibintu byinshi byatuma utinjira muri gakondo. Tell your neighbor you have many things I would not Mubwire ngo ariko muri aya materaniro y'abera, but in this fellowship, Imana iraza kukwinjiza muri gakondo yawe mu God is izina going rya to Yesu. make you enter into your Ariko hari abayakiriye cyane amina. Hallelujah. Birashoboka ko nawe wajya muri gakondo yawe, It is possible that you can also enter into your amateka promised yawe land, agahinduka. and your life is Ntabwo progressing. gakondo urimo ushaka kujyamo Where you want to go ari abandi gusa ngo usigare. is not for others. Ndatangaza itangazo rikomeye, I announce this. nawe urayemerewe. You are also allowed to. Ningute uyemerewe? How are you allowed to? Niba ufite icyizere If you have this faith cyo guhamya Imana to acknowledge God, kariyo yavuganye nawe, that He is the one who spoke with you, kariyo that yagusezeranyije, He is the one who promised you, uzinjira aho ugomba kugera. you're going to enter where you have to. Ariko nuramuka wumviye amajwi aguca intege, But if you hear from the voices that uzapfana discourage you, inyenyeri y'umugisha ariko you're going nta to kintu die with ikumariye no cyangwa ikubyare. blessing, with no use. Uzirinde rero You should abstain kumvira to hear ibiguca intege, from the ahubwo discouragers, uzamuke mu buryo bw'umwuka. that you should uphold into spiritually. Karebu Caleb na Yosuwa. and Joshua. Yosuwa ahabwa ubutware bwo gukomezanya Abayisiraheli, Joshua was given the authority to go with the Israelites. arabambukana. He made them cross over. Bamaze gusenguruka Yeriko, As they located Jericho, Yeriko irasenyuka. Jericho was destroyed. Imaze gusenyuka, It has been destroyed. binjira muri gakondo, They entered into the promised land. bagera mu gihugu Imana They yabasezeranyije. entered into the country they had Bamaze promised kugera them. muri icyo gihugu, When they entered into the country, vuga ngo Yosuwa said Joshua yibagirwa Kalebu. forgot about Caleb. Yibagirwa Kalebu bagendanye. Forgot about the Caleb, but Yosuwa yari umutwaro ukomeye uyoboye Abayisiraheli. Joshua was a powerful man. Aha hantu ndashaka kuvuga ijambo rikomeye, I'm going to speak something niyo mpamvu ndi powerful ku ntego idasanzwe. to this theme that is unusual, Ivuga ngo that says
isaha y'Imana igeze, when the time of God has reached, isezerano ryayo rirasohora, His promise is accomplished, ugahabwa gakondo and you're wasezeranye. given the promise that you were promised. Joshua Imana yavuze yumva, Joshua, God spoke when he was ibwira Kalebu nawe yumva, He told Caleb when he was hearing, ibi bivugira mu kanwa ka Moses, spoke it from the mouth of Moses. kandi Moses niwe wabahaye ubutware Yosuwa bwo kuyobora Abayisiraheli. Moses is the one who gave Joshua the Bageze i Kanani aramwibagirwa. and when they reached in Canaan, he forgot about him. Reka nkubwire, Let me tell you, nutinda ku bantu bakwirengagije uzagwa. if you take time on people who went away from you, Aka kantu you reka will ngasubiremo. fall. Nutinda ku bantu muziranye bo muri family batakwitayeho uzagwa. If you delay to the families and relatives that are not good Uzava on mu you, you're going to byizerwa. go out of faith. Hari icyo usabwa That's what you're requested to. iyo bakwirengagije. When they go away from you, Wibasanga ngo ubutangire ubatote, don't go closer to them cyangwa ugenda ubavuga nabi. or speak negative to them. Hari uburyo bwo kuburana There's a way of fighting for gakondo your own. yawe kandi udasakuje. Ntabwo babyumvise. Hari uburyo bwo kuburana gakondo yawe Way of fighting kandi ukaburana gakondo yawe udasakuje. without Niba ugifite amagambo yo kugenda uvuga, shouting. If you still have words to speak out, urasebye. you're ashamed. Yosuwa naramuka yumvishe wamuvuze nabi, When Joshua hears that you spoke ahubwo negative, yanagusohora muri iyo he Kanani. can even take you out of that Canaan. Ntabwo ubyumvishe. You've not Yosuwa heard of kumva Kalebu yamuvuze nabi gato, If Joshua could hear what yamwirukana Caleb muri spoke Kanani bad, he bikemera. could send away from Canaan. Utazakora ikosa Don't make a mistake yo kuvuga nabi Yosuwa. of speaking bad way to Joshua. Senga, Pray, Imana izamukoraho do touch on him or her. icyo wari ukeneye, What you wanted, uzagihabwa n'Imana you're ikimunyuzemo. going to be given by God Ariko and to go nuramuka through him. usakuje, But if you shout, bizanga. it will fail. Kalebu ahuye n'ikigeragezo. Caleb met a temptation Imana yavuganye nawe, that the Lord spoke with him. abonye ikiri opposite y'Imana yavuze. Saw an opposite of what God said. Yaramubwiye ngo umukigere Kanani Saying, as soon as you reach in nawe Canaan, uzahabwa gakondo yitwa Heburoni. you're also going to be given the promised land called Bakinjira Hebron. i Kanani, As they entered into the Canaan, hehe no kongera kubonana na Yosuwa. no more seeing Joshua. Yosuwa yafashe imiryango Joshua took 12 ya Isiraheli 12 families of Israelites, atangira kuyiha gakondo, started giving them the land, kugenda abashyira mu mazu no mu miryango yabo no into the kubagabanya. houses and the families and dividing them into Kalebu everything. ntiyagira ikintu amuha. Caleb was not given anything. Kalebu yari afite imyaka 40 Imana imubwira, Caleb had 40 years when God spoke with him. iramubwira ngo kandi nawe gakondo yawe izaba Heburoni, izaba n'iy'abana bawe. Said your land is Hebron and it is also going Ariko to be for your bageze i children. Kanani aramwibagiwe, When they reached in Canaan, he forgot about atangira urugendo rw'umubabaro. started a journey that was really, Ariko arinda amavuta ye ntiyameneka. but he did not. Ntabwo aka kantu go out of kumvishe. faith. Yosuwa Kalebu arinda amavuta ye ntiyameneka kuko Yosuwa atamuhaye. Caleb continued to be in faith. Akajya ajya imbere y'Uwiteka, He could go before the Lord. agasenga Imana, He prays to the Lord. umwaka ubumwe agitegereje isezerano. Prayer ended when he was still waiting Agira for the 42 akirindira He isezerano. was 42 years Reka still waiting for abantu the promise. Imana yasezeranyije, mwashakaga kubohora Imana ngo izabyihorere, muzayibwire ngo ibyo yari kuzagukorera. Niba ugiye kuyibwira ngo ibyihorere, uzayibwire ibikorere Papa King, ndabikeneye. If you want to tell God, Ndabikeneye leave out what he kuko promised. nzi icyo Imana imariye, I nzi know the use of God nzi on me. n'imirimo yayo itangaje. I
acts and miracles that have been. Kalebu agira 45 Caleb was 45. ategereje isezerano. Still waiting for the Abana ba Kalebu ntabwo bari bafite ihema ryo kubamo kubera ko nta gakondo bagiraga, baracumbikaga kandi ari we wahamije imbere ya Moses. They had nowhere to be, yet he was the one who acknowledged. Birashoboka ko Kalebu It is possible that Caleb yahuraga n'abamuca intege could meet people who discussed, bakamubwira ngo iyo Mana wiringiza kumarira iki, Lord, whom you believe in, what is he going to do for you? ariko yayiva hakajya he, Where could he go apart? yayiva hakajya he, Where else could he? ko n'uwo yari yiringiye Yosuwa yari yamukujeho. The one he had trust in was no longer seeing on him. Agumya kwinambaho. He had to go closer. Dore guhimana kwiza n'uguhimisha Imana kwinambaho. You should go closer to that. Ukayinambaho sheri yaguteye indobo, ukayinambaho inzu byanze, ukayinambaho akazi ntako, ukayinambaho ubukwe bwanapfuye, gumya uyinambeho imunsi umwe iziyerekana ayo marira n'agahinda wabonaga yose azarangira mu kanya nk'ako guhumza wanyikirije. Amina. Going to end in a short time. Abafite umugambi wo kuyivaho bari mu nzira isubira muri Egiputa, Those with the plan, ariko abafite umugambi wo kuyigumaho. and those that are planning to continue to be closer to Isezerano God, ry'Imana riragerageza. the promise of God tempts a lot. Hari igihe Imana ikubwira ikintu, It's when God tells you something, Satani akagutega ikivuguruzi cy'Imana and yavuze, Satan comes up with ariko something ntuzumvire icyo Satani aguteze, ahubwo uzashikame ku cyo Imana yavuganye nawe wanyikirije. Amina. Stick on what Nuramuka wumviye icyo Satani aguteze, if you hear from what Satan is limiting you with, ukemera kukivugururisha icyo Imana yavuze, be allowed to overcome it with what God has said, uzagira umuruho. then you're not going to fail it well. Ariko nushikama ku cyo Imana If you yavuze, stick on what God says, icyo Imana yavuze ukakirutisha icyo abantu bavuga n'imigambi y'ibyo ubona, Imana izagushira hejuru mu izina rya Yesu. Wavuze cyane amina ko ntacyo bitwaye. Amen. Hallelujah. Kaleba ategereza isezerano imyaka ibumusini. Caleb waited for the Bivuze ngo promise. yahawe isezerano imyaka ari 40. Imyaka 10 ishira ategereje isezerano, Given a promise at 40 years, akajya 10 imbere years y'Uwiteka ended without akinginga, could go before the Lord and beseech us for long, bikanga. but it will fail. Yasubira mu rugo akabona abana be baracyashonje, bari mu mahema y'abandi Goes back, baracumbitse. the children are still hungry, they're still living in two other people's houses. Ari wowe wagenda uvuga nabi You Yosuwa. are the one, you could go on Kaleba speaking afata negative umunwa ntiyavuga nabi Yosuwa, Caleb did akajya speak ajya imbere negative y'Imana to akayibwira ngo Uwiteka wavuganye Joshua nawe, before the Lord and said, Lord, you Uwiteka spoke with wagira me. icyo ukora, Lord, how- ariko ntiyavuze nabi but he Yosuwa. didn't say anything bad to Joshua. Imyaka iba 70. Years were 70. Kaleba agiye gusaza atabonye icyo Imana yavuze. Caleb is towards Uzi getting umukobwa old. Imana yasezeranyije ubukwe yakandagiye muri karanta, amaze gukaranika minkanyarije aravuga ati Imana ntabwo ariyo yavuze, ati navuganye n'amarangamutima y'amajwi y'abantu, ariko ibyo ni intekerezo zawe. Niyo wagira ukibera Marita 45, najya ni Marita ni Marigarita, niyo wagira 45, Imana yaravuze If irakora. God has spoken, then he does it. Imyaka iba 70. Years went up to 70. Kaleba gumarinda amavuta, Caleb, ntabwo yayamennye ngo ajye kubigirwamana bya Ekuroni, it didn't break. ntabwo yayamennye ngo atangire kwiringira abapfumu, It didn't break. ntabwo yayamennye ngo atangire kwiringira izindi nzira, ahubwo ahagarara ku cyo Imana yavuze, agumya yizera Imana. Iba 75 Went up to 75. ukagira ngo Imana yari yarazindutse, nubwo wabona ko Imana itakwitayeho, So you think God
uri mu gitabo cyabo yasezeranyije. Abamarayika iyo bakoze protoko bari kwereka Imana ati dore hari abo wabwiye isoma izina ryawe. Ndavuze ngo isoma izina ryawe. Twavuze amina. Imyaka iba 80. It was 80 years. Ibaze wowe ari wowe Kareba. Think if you're Kareba. Nta gakondo ufite. You don't have a land, a promised land. Imyaka iba 84. Years went up to. Agiye imbere y'Imana iramubwira ngo humura. When he went before God, he said, umwaka utaha next year nzabyikorera. Nzabyikorera. Imana nikubwira igihe byizere bizakunda. Iravuga ngo nzabikora. Muzehe w'imyaka 85 wikubitamo. Yosuwa ahari. Umwuka wera muzaho. Aramubwira ateranya abayuda bose. Imana igiye gusohoza isezerano. Hari abantu iteranya kugira ngo irisohoze. Ndavuze ngo hari abantu iteranya kugira ngo isohoze icyo yavuze. Iramubwira ngo teranya abayuda bose. Ukora ibarura urebe hari uwacikanywe adahawe gakondo. Yosuwa yari umutware w'Abayisirayeli abwira abayuda ati mwese duhure. Vuga ngo bose arabateranya. Yosuwa araza aricara. Arabaza ngo mbese mu bayuda mwese hari uwacikanywe no guhabwa gakondo. Karebu yari inyuma ari muzehe. Utagira ngo yari n'imbere inyuma. Inyuma iyo atera gatoki. Atera gatoki. Atera gatoki. Aravuga ngo wowe muzehe. Namwibukaga ngo wowe muzehe. Urumva yarakennye imyaka 45 ategereje isezerano. Aramuga ngo wowe muzehe. Wowe mbona ufite uruhara. Ngwino. Araza. Yosuwa yari yaraganguje yimenamo umureti ameze neza amugeze imbere. Joshua was very wealthy. Aramuga ngo Yosu. Said Josh. Ntuzi icyo Imana yatuvuze. Don't you know what God spoke on us? Ikakibwira Moses umuntu w'Imana. Told Moses to Kadeshi Paruneya. When we went to Paruneya. Ninge kare. I'm the Carib. Yosuwa ngo Isa y'Imana itaragera niyo wakubita umutwe hasi ntushobora kwibukwa. Even if you break your head, they cannot be remembered. Ibaze niba ari sohoye 4 igeze Kareba kiri ku mavi iyo abireka byari bugende bite. Ubwo yari kugera no muri 200 nta kirakunda. Aramubwira ngo nyibutsa neza. Aravuga ngo ntuzi kari nge wahamije ko tuzirukana abanaki. Ariko ntundebere mu myaka. Gakondo yanjye. Ma gakondo yanjye. Uwo musozi witwa Heburoni. That mountain called Hebron. Uwitwa Eluba. And the one called Erupa. Yari yarawukabye. The person called Erupa. Anawugabira umwana witwa Anaki. Had captured it and gave it out to the son called Anaki. Anaki abyariramo ingabo 3 zikomeye. Anaki gave up absariramo ingabo 3 zikomeye. That were very powerful. Zari zirinze uwo musozi witwaga Hebron. And they were watching over that mountain called Hebron. Uwa mbere yitwaga
The first one was called Sheshayi. Sheshai. Uwa kabiri The second yitwa was Amiyari. Amiyar. Uwa gatatu The third yitwa was Tayimi. Taim. Abo bose All those, bari barinze iyo Heburoni. they were looking after that. Anaki, The Anat, umuhungu wa Erupa, the son of Herupa, yari yaramuhaye iyo Heburoni ngo ayibemo. he was being given that Hebron to live in No it. mu migabane batanze One of the portions that was banze given out, gutanga ahitwa Heburoni kuko hari ingabo zikomeye. they refused to give out Mu Hebron gihe cyo because there gusenyuka were kwa very, Yeriko no kwirukankanwa powerful kw'Abanaki, on the destroyment of Jericho and the sent away of the Nat people. Heburoni izo ngabo zanze kuhava. Hebron, the soldiers of the Ariko army, icyatumye refused to go Imana out of yemera there. ko zihahama, The reason as to why God iyo let them ziza be- kuvamo baba barahagabanye kandi hari isezerano rya Kalebu wavuze amina. Iyo ziza kuhava baba barahasatuye Hallelujah, they would have get it out too. kandi hari isezerano. Reka nkubwire ngo icyawe naho kijya humura, icyawe naho kijya humura. Ntukangwe n'uwagutaye ntabwo yari uwawe, ntukangwe n'ibyakuretse Yesu agumugisha. Icyawe naho kijya, ntukangwe n'ibyagusize ntabwo byari ibyawe. Icyawe iho kiri cyose Imana irakirinda. Every time it is being protected by God. Naho kijya, The things niba ubyizeye wazama amaboko cyane amen. which ways, hallelujah. Niba ubyizeye zamura amaboko cyane amen. Which ways, hallelujah. Mbwira uwo mwegeranye ngo icyawe naho Tell kijya. your neighbor, your things do not go anywhere. Ntuzamuke ngo baragutaye, Do not lose ntacyo hope that you are left baragutaye out. bagusigira ibiganza bya Yesu ntacyo bitwaye, kandi Yesu afite byinshi. And Jesus has everything. He has much. Ntukangwe, ahubwo nukumenya ngo Just get ibyo to know, magazemo ni umugambi w'Imana cyangwa ni am uwa I Satani. standing into God's plans or Icyo Satan's ni cyo abantu plans? benshi badasobanukira. That is what many people do not know Kumenya about. ibi biri kumbaho ni Imana ibishimye ni Satani ubiteye. Is it because of God or it is Satan who is Utangire making it umenye happen? niba ari Imana cyangwa ari Just Satani. get to know if it is God or Ati Satan nabimenya doing gute it. dadi? How can I do it? Ugupfukama How tugasenga can I know tukamenya about it? ibiri kubera ku buzima You bwawe. should kneel on your knees and then we pray and know Ayo what is mashi happening. yakomuyongera Imana. Imana ishimwe, Hallelujah. Imana ishimwe, May God be praised. Imana ishimwe, May God be praised. Imana ishimwe, May God be praised. Imana ishimwe. May God be praised. Hallelujah. Amen. Hallelujah. La sokita abayiwanti God. Tega amatwi gato. Hear from this. Aramubwira ngo umusozi usigaye He said, the remaining mountain tubona twagwa witwa Heburoni. that we think we can give you is called Kareba atutyo, atutyo. Nari mfite ubwoba rw'imyaka yabaye myinshi Heburoni yaba yaratanzwe, ariko ubwo Uwiteka yayizigamye nahabwa icyubahiro nashyibwe hejuru. Ubwo Uwiteka yayizigamye wanyikirije cyane. Haleluya, wavuze cyane. Haleluya. Ubwo kiti ari izina ripresiza icyo Imana yavuze. Hallelujah. It's far. Ubwo igihari Hallelujah. ikibazo si imyaka. It is so Fa kuba Imana ikivuga ngo uzubaka, ikibazo si amashuri.
pfa kuba Imana ivuga ngo uzakora. Ikibazo si ugutinda kubyara, pfa kuba Imana ivuga ngo uzabyara. Kuba Imana byonyine ibivuga birahagije. Wanyikirije cyane. Amen. Aramubwire ngo yime. Narinze amavuta, imbaraga nari mfite imyaka 40, niyo mfite imyaka 45. Kareba baramanutse baramusinyiye, cyangwa mwabaterakaje ko gakondo yibaye Heburoni. Apfukama yiterera hejuru haravuga ati nagushimiye kuwiteka usezeranya warangiza ugasohoza. Umaye gakondo wari waransezeranyije. Mbonye ari abantu bagiye kuva hano babwa gakondo bari barasezeranyijwe. Byashoboka cyane ko hari abayikubuzaga kuyijyamo. Byashoboka cyane ko hari abarozi bayikubuzaga. Pole soletaewa zaba ari abarozi muturanye bayikubuzaga. Yaba ari inyogosenge wakuvuza amagambo atuma utajya muri gakondo yawe. Yaba ari inyoko wanyu wakuvuza ijambo rituma utajya muri gakondo yawe. Uyu munsi ndahanuye, Imana irakuvuga ijambo rivuguruza ayo bakuvuzeho. Imana irakuvuga ijambo rivuguruza ayo madayimoni. La sokitabai. Umva, tugiye gukora isengesho rya deliverance. Twebwe ntabwo dutegereje, tugomba gutegereza 4 n'itanu. 4 n'itanu bibaye 70 ingategereza ufashe 4 n'itanu ugatera ikofi. Waba ubaye muze ya modoka na Imana yakubwiye ni wayatse. Ubwo bwashaka umushoferi. Kwa kujya hanze ni wajyayo. Waba warashaje uri nyiramuze uri mucecu. Tugiye kuburana gakondo yacu hakiri kare. Buriya ikishe Karebu iyo atera intambwe akajya gukubwira Yosuwa akamubwira ngo Yosuwa we wabyibutse, yari bubyibuka ariko we yarategereje. Ahantu niho navuze ngo nzabigisha kwihuza n'isezerano Imana yagusezeranyije. Dore ikikwica, Imana yakubwira ngo mwana wanjye nguhaye business y'umugisha, wabona 200,000 ari byo ubonye ukahita uyaguramo kawunga, umuceri, amakaro n'amasupageti, biraya byose ukaburiririye ukanga kujya gushora. Ugatanga ngo Mana ndashaka igishoro. We wamaze kukirya, Imana yakigwaye urakira. Iwuze n'icyo wasezeranyijwe, iwuze n'icyo Imana yakubwiye. Niba Imana ikubwiye ngo nguhaye inzu, udufaranga nituboneka wirindira ngo izaza ari etaje ya kilometero 100 ngahe. Naboneka gura kabanza ukubitemo nigashaka kabaka ibyumba 2 uzagenda wagura. Ejo uhindura igisenge upange comeke mikaro, inzu yuzure, gakondo yawe ibirasoye. Imana irakubwiye ngo nguhaye umwana w'umugisha. Chakira tugomba kwihuza n'icyo dukeneye. Imana yakubwiye ngo iguhaye ubukwe. Zinduka ujya kubaza ubutimba unipime. Zinduka jya kwipima ubutimba, wipima ikote, witurya serife n'agatimba gakuruka n'imikenyero. Bwira Imana ngo nabikandagiyemo, ikibura nukubisoza. Tuzamuke mu cyizere. Twebwe tukinjira mu mafuta y'umuhamagaro. Twamagawe ibikweto byarahengamye. Ikandi ntega amatwi, uyu munsi ni ukuburana isezerano ryacu, gakondo yacu. Wowe ufite umusheri aguteresa imyaka 4 mwirirwa mwiryamiye, yirira umupariti, nta nzu yishura, nta gishoro yaguhaye, nta nimeta yakwakiriye. Taha umubwire ngo nikunkumu y'umukungugu, ufite gahunda cyangwa na apana kukubwira ngo ndacyashakisha. Uzamubwira ati tuzashakishanya, twamaze kuba. Nubona atafite yo gahunda, Brakristo yutishe, tukomeze mu isezerano. Nukwikura umukungugu.
cyangwa yaragushutsa gukubitamo fiançailles uyimaranye imyaka 3 ngutegereje mariage uzi umusore we yarayibonye kwa kundi mwiryame avuga ati nubundi ndamufite toka sata kumumura umukungugu umubwira ngo tugendane cyangwa turekane. Icyatindije Karebu nuko yagendaga kerera akabyakira. Iyo yigaragamye akavuga ati ngewe bamfatana gakondo nkandi, akagenda akavuga ati ngewe nje kwa Yosu, ntabwo bari bubwire Yosu ngo Kareba araje ngamusubije inyuma, kandi yagenda kumwibutsa akamubwira ati magakondo, ahubwo we ngo yarakiri. Nge ntabwo mfite imbaraga zo kubitegereza, ahubwo mfite imbaraga zo kwihuza nabyo mu izina rya Yesu nkabibamo. Murabyumvishe? Imyaka yabaye 4 n'itanu kubera ko we yafunze umunwa. Tera intambwe. Just take a step. Imana nikubwira ngo igiye kugukorera ubukwe sister, ambara nk'umuntu Imana igiye gukorera ubukwe, itere fresher nk'umuntu Imana igiye gukorera ubukwe. Ariko se uragenda nko byayobeye utanashokojeta ngo ngenga Imana ambwiye ubukwe, ubwo ni umukarani n'abandi muzaho. None sari umundi buriya uzi ko umuntu akureba byibura kanagahera ku musatsi akavuga ati umuntu nzamushoboze. Iyo abonye bitavamo haza ufite ibyavamo. Ese tuvugishwe uzaba utegereje ubukwe ngo ngewe ngo ni umukobwa utegereje ubukwe, ugende uri kurya amandazi mu manda n'ibiraha n'ibigori mu nzira ngo ngewe ngo Imana ngo yarambwe ngo izankorera ubukwe. We ubwo se uri kwiyubaha nk'umuntu ukeneye ubukwe? Wirirwa kubise kuri state akaguru wakanaziriya hano hose agaragara ngo ukeneye umugabo. We uwo mugabo ni uwaheye utera ikiraka kagenda. Ambara neza, yubahe, funga style, kubita fresheri, niba ari n'agatiru gacongeho, niba ari n'akabezo kandi bashyaka kabezo hano bakita ngo icyarya comekaho byeme ku buryo umuntu wese akurebye avuga ati umusirimu sinatinyuka ntako fifite ntako fingizane. Ihuze n'icyo ukeneye. Nujya no kunywa icyayi ntukakinywera ahantu hafi, jya wemera wongereho makeya, wicara ahantu hari akayaga, hari agapisine, unibwo uzahura n'abantu b'umumaro. Ariko ahandi mu kubitana n'umuntu uvuye kuzunguza ku cyadesa ku kijana, urumva na umuntu waguhurira akagutereta ni uwaho muri desa. Ko nta muntu wagusanga uri kunywa icyayi cya 3 ngatangira avuge menshi, avuga make. Najyaga nge muri Simba nkaguramo biswi 100 ariko nkareba abakiraho bahahira, avuga ati umunsi nayabonye zajya ntondayo mu izina rya Yesu, zajya njyayo. Nabona abana b'abakire bari kugenda baterura ibicipusi ibintu byose bashyiramo ngewe, kandi ndi bugure biswi ya desa. Vuga ngo desa ari injyanye, ariko nkajya kureba aho abakire bafatira amavuta, nkanijijisha nkajya nzengurukamo ndeba ibiciro, ndeba uko bimeze kandi ari biswi nibufate. Kuko bari barambwe ngo ngiye utagize ikintu ugura ngo utwuma turagufunga. Nkavuga ati ntabwo tugomba gufata ikintu kugira ngo tutamfunga. Sohoke twavuze ngo amen. Haninjira muri esanseri, urimo uranyumva, nkumva uko zigenda, ariko ikantera isereri nkatitira, nkavuga ati none ko mvuyemo nzungereye. Nitanjya kwamakuza nkajya nkandagira kuri tapirura, nkagenda manitse kaguru kamwe ngurya. Ariko kumva Imana arizi ko nzagenda, nkajya ngenda mu mahanga nkakandagira kuri tapirura zikanzamura, nkabikora ntanazi ko bizagenda. Nawe rero tangira wihuze n'icyo ukeneye. Ugenda ujye kwamakuza, ujye kuri tapirura wumva ukigenda. Nujya mu mahanga nta ma essence pfa kubona,
nitapirura kubita ukabona kaguruka na varisi niki hari igihe ushiguka wayirekuye igatembagara ikagwepfiri wabyitoje hakiri kare. Niba ukeneye kuzagira ubuzima bukomeye, niba ukeneye kuzagira ubuzima bwiza, ngo mana ngo ndabohoza kujya hanze, yego uri kubohoza good. Wafashe 100 ugura passport, oya bazayiguterera mu ikarino visa, oya bazayiguterera mu ikarine visa. Uzagenda uvuge ngo munerere mu kiganza nkomeze, ihuze n'icyo ukeneye. Fata 100 wiyime kahunga sha, Imana nibona ufashe inote yawe ukagura passport nta rugendo yakwima. Amen. Ikonegite, zamuka mu kwizera. Uphold yourself into faith. La sotipai gakondo wamaze kuyihabwa, ariko ikibura igisigaye nukurwana n'imbaraga ziri muri gakondo. Kuko ari imbaraga zikuza zakabiye gakondo kuriho, zidashaka gutuma utunga amafaranga. Iyo yabonye ziguteza indwara, zigateza imiryango yawe indwara agashira. Until the money is off. Ibyo birara bikuniga, tugomba kubisirukana. We want to chase away all those. Ibyo bikomoka muri Eruba. Vuga ngo Eruba. It is from Europe. Tugomba kwirukana izo mbaraga. We have to chase away all those powers. Ayo majwi akubwira ngo ugiye kubaho nabi, The voices are telling you going to agomba gusohoka mu buzima bwawe. They should come out of your life. Iyo mbaraga ikubwira ngo uzasaza utubatse, Power that tells you going to die without, ugomba kwisohora mu buzima bwawe. You have to take it out of your life. Tos epayo tugiye gusenga. To pray. Ndagira ngo urekura uwo mwuka ukurekure. Tugiye kwirukana ibiri muri Heburoni. Heburoni yacu twumvishe ko Anaki yashyizemo Eruba, Eruba arakaba, Anaki arakaba, n'abandi batatu barakaba. Abo bagabo ntushobora kubabana muri Heburoni. Bivuze ngo Imana ikubwira isezerano, ikakubwira ngo nkugiriye neza, ariko hakaza ibintu bikitambika bikavuga ngo yabona nkande, ushaka nkande, ubyara nkande, utunga imodoka nkande. Abo ngabo ni bene Eruba, bagaze muri gakondo yawe. Bene Eruba yubafite, Imana ikubwira ikintu cyiza unakibonera ibimenyetso, byarangira ukakibura. Bene Eruba barakimira. Bene Eruba Imana yakubwira ngo take the prime definitive, akira perime. Imana igwaye perime. Wagenda mu kizami bene Eruba ugasanga yahazinuye, ukikoza mu modoka yewe ukahita ubona udukona twegeranye, ukaza ikona hasi. Vuga ngo bene Eruba, kandi warize neza muri teste za mwarimu wawe wacagamo neza. Vuga ngo neza. Mwene Eruba umutunga na perime, utabanje gukubita mwene Eruba ntabwo bishoboka. Mwene Eruba Imana yakubwira ngo nkukoreye mariage, ngwaye umugabo mwiza, umugabo akaza akakanya no kugukunda akagutetesha, ariko gato yakubura kuri telefone akahita kuboroka. Mwene Eruba yavuze ngo nta mpamvu kugira ngo ukore mariage nawe, akahita kuboroka. blacklist kirirgurira ngo bamuroze. Mwene Eruba, mwene Eruba ushinga business, agashoro kabonetse, mwene Eruba yayihagararamo, ukagira ngo ibyo ngibyo uri gucuruza wagira ngo ni ibintu bidakenewe mu gihugu, kandi abakora ibisa nabyo iruhande rwawe batondesha bakanategereza. Mwene Eruba, the spirit of Eruba, abo niba mwene Eruba barimo barwanira i Heburoni, kutahava
kuko barabizi ko bahari ariko hafite nyiraho. It has the owner and they are aware of ufite it. diporome wize iwanyu banagurisha ibitoki n'ibirayi n'ikawa, wiga bigoranye banaguza, urayibona. Ariko mwene ruba nyogosenge ukiga kureba akavuga ati akazankorana ku kazi nzamenya ko ntazi guterekera, akahita guterekera, warangiza diporome ibonetse kabura nako gukoropa amashuri nakubuzamuka kabura warize diporome ihari. Mwene ruba afite byinshi Imana yamuvuzeho, ariko ufite imbaraga za mwene ruba zikomoka mu miryango y'iwanyu, zikomoka mu nshuti mwabanye, zikomoka mu bo mwaturanye, zidashaka ko uba muri gakondo yawe. Every one of you here has a promise, but because of the shano kuba ikomoka muri sukubiza they limit mwene ruba. far. Mwene ruba ni wamutungana. Iyo ubonye umugabo ukwitashe ushaka gutaha ibintu bikarara bikunika, waba utamufite ukaryama neza. Ndagira ngo mwene ruba ukuriho uyu munsi tugiye kubananiza. Ni abagabo bane, utagira ngo ni umwe, ni bane. Mbababwire uvuga ngo Anaki, Eluba, Shishayi, subiramo Shishayi, Hamimani, uwa gatatu Tarimayi. Abo nibo bagabo bafite ibyabo bicaye muri gakondo yawe. Abo nibo bakubuje gushaka. Ushobora kwibaza ngo ababishaye ngo kubera iki ngo pastor ari kuvuga ngo nibo bambuje. Umwuka wabo nubwo bapfuye batakiriho, ufite abo abandi bawusigaranye bakubuza icyiza. Uyu munsi Karebu ngakimara kuhabwa isezerano kahawe gakondo, ngo yarirukanye ngashaka n'abamufasha kwirukana izi ngabo, ngaranababwira umva isezerano yababwiye, yarabwiye ngo uzamfasha ngo nzanamushyingira n'umukobwa wanjye. Urimo urabyumva? Byari bikomeye, yemera no gushyingira umukobwa we. Uyu munsi rero nababwiye tugiye gukinga dukore deliverance buri muntu wese. Tugiye gucagagura, apana kuba ikintu gihagazano cyatangira kujya kugenda ukacyumvira. Rekura, ugomba kurekura iyo mbaraga ikagusohokamo. Dore ibanga ryo kubohoka ntabwo murizi. Iyo urimo urasenga urirekura imbere y'Imana, niba ari ibintu wumva bikurimo ukabisunika, urabohoka mu izina rya Yesu. Uzi kunigwa n'amahembe agomba kukuvamo. Uzi impamvu abadayimoni bakurwanya, byose tugiye gucagagura. Ibyahishuwe 21:5 aravuga ngo dore byose ndabihindura bisha, kandi wandike aya magambo nayo kwizerwa nayo kuri. Ningi alfa na omega. Haguruka ku maguru yawe wihuse. Amen. Bagomba kurekura ubuzima bwawe. Niba wohereza umuriro aho wanatekerezaga ko biva, ntuhababarire. Aho wanatekerezaga gake tugiye koherezayo. Tera intambwe 3 agarana. Imana yambwiye ngo gakondo murayihawe, ariko tugiye kwirukana ibiyirimo, ibikubuza kuyiryaho. Tugiye gutangatanga ababazimu. Rashita kebo, zamura ibiganza, uriteguye pepera ngurya. Subiramo aya magambo, vuga ngo mwami Yesu. Subiramo cyane, mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe
n'ijambo ry'ubuhanuzi watanze kuri uyu munsi wa gatatu w'amasengesho no muri iyi vandere ry'imirako. Mbabarira ahantu hose nacitse intege, ahantu hose nakwizeye mbabarira. Amaraso ya Yesu Kristo aboneke muri nge. Menye ko ari ibintu byarwanyaga isezerano ryanjye. Uhereye aka kanya bigiye kundekura by force by fire. Zamura ibiganza nguryana. Ndabona imitima y'abamwe iri mu rugo, muyizane tujye gusenga. Raposike deba. Hari ibitero bigiye kujwigira bikagurekura. Hari imyuka mibi ugiye kwirukana ikarekura ubuzima bwawe. Vuga ngo mwami Yesu, ninjiye muri gakondo yanjye, ibyambuzaga kuyibamo, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abadayimoni, imyuka y'abacwezi, imyuka y'abarangi, subiramo imyuka y'abakonikoni yambuzaga, igiye gusha mu izina rya Yesu. Imbaraga y'abarozi, ibyo banongereye byose bigiye kundekura by force by fire. Uyu mwuka wo gukenyuka wagendaga ku buzima bwanjye ntabwo uzanyenyura. Fire, fire. Imyuka yaneraga nijoro ndayirukanye mu izina rya Yesu. Fire, nzakomera, zagera kure, nagufwa ryanjye rizavunika, sinzagendera mu mbago, sinzajya mu nzu y'imbohe, ntabwo nzambara umwenda w'imbagwa. Aka kanya ngiye gukora deliverance mu buzima bwanjye. Amarozi yose andimo agiye kundekura. Subiramo ngo agiye kundekura inshuro eshatu. Zamura ibiganza. Amahembe agiye gusha. Mwumva ukuntu deliverance uyikora bigenda. Usengesha ijwi rirenga, ugasenga uko amashyi ugendagenda, wirukana uvuga ngo ncitse izi imbaraga zari zimfite. Hari umuzimu ugiye kukurekurira ubuzima. Hari ibitambo bya Satani bigiye kurekura ubuzima bwawe. Hari imyuka bakumuritse igiye kukurekura. Hari imyuka abacwezi igiye kurekura. Hari imyuka abarangi igiye kurekura. Hari imyuka abacunyi igiye kurekura. Zamura ibiganza, uriteguye. Tugiye gutera haleluya 7. Nyuma ya haleluya ya 7 pepera ngurya n'imbaraga. Urakoma amashyi menshi usenga, ugenda wirukana. Hari ibintu byari bifite ubuzima bwa bigiye kukurekura, kandi urabusenga cyane n'ijwi rirenga ukoma amashyi. Vuga ngo ndabisezereye. Subiramo ngo abarangi ndabasezereye, amahembe ndayasezereye, ibitega ndabisezereye, abakonikoni ndabasezereye, amagini ndayasezereye, inzingo ndazisezereye, kutabyara ndabisezereye, kudashaka ndabisezereye, kurwara ndabisezereye, kumugara ndabisezereye, agahinda ndagasezereye, inyatsi ndazisezereye, ubukene ndabusezereye. Twagiye barapasta twagiye. Injira mu masengesho ukoma amashyi menshi.
kubita abarozi n'abarozi, kubita abakonikoni. aya masaha turasezera imbaraga Senga imbaraga zikubohoreza Imana, kubita abarozi n'abarozi, shagagura abazimu n'abakonikoni. Fire! Duhamagaye imbaraga z'umuriro, tuhamagaye imbaraga z'Uwiteka, turakubita amahembe n'ibitega, turakubita imbaraga z'abakonikoni. Ndabona hari abazimu bagiye kurekura, ndabona hari ibitambo by'umwijima bigiye kurekura. Duhamagaye imbaraga zikiza, duhamagaye imbaraga zibohora mu izina rya Yesu Kristo. Pandano twihute. Live for Peter and God. Zoe and Tai Shantibai. Bamutanze mu badayimoni, They gave you out into bamutanze mu bazimu, They gave you out into the ariko evil uyu munsi spirits. wa none But today, bagiye kumurekura mu izina I'm rya going Yesu. to release you in the name of Ndagutegetse Jesus. aka kanya, I command you wambaraga right now. mbi werekura buno You buzima. evil power, Fire! Fire! Rekura mu izina rya Yesu. Urashaka iki kuri buno buzima bwe? Urashaka iki kuri buno buzima bwe? Vuga ngo rekura ugisubire kuzimu. Bagutumye iki muri we? What were you sent for? Ari mu cyumba cy'ikuzimu. She is in a room at hell. Ndabona ni icyumba cy'182. 182. Nimwo bamufungiye. This is why you're locked up. Twohereza umuriro tumukureyo. Twese hano fire. Fire. Hano fire. 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 Tumukinguriye ikuzimu. We open you up from hell. Tumukujaho yara. We bring you out of where you are. Asoke muri aba bazimu. Let you come out of this Asoke muri aba badayimoni. Let you come out of this demon. Barekura ubuzima bwe. To release your life. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Uhereye aka kanya. From now, ndabona imbaraga y'Uwiteka. I can see the power of the Lord. Imukuye ikuzimu. It has brought you from Agarutse mu kubaho. hell. You're back into life. Imana imuhaye ubuzima. Hallelujah. You're in our life. Niko Imana imbwiye. This is what God has said. Iteka ryose. Every time. Igihe cyo kwiyahura. To the time of committing cyari suicide, cyamaze kugera kuri we. it had reached. Imana irambwiye. But God has said imukuyeho urupfu yiyahuye. He has overcome it. Imana imugaruye mu kubaho. Byarangiye. It is over. Winter be in my first son called God. A retoste ba in my Harugunzi. Harugunzi. Do you know me? Arichimani iri kuvugana na. We am my one tie God. Umvichimani vuze. Imana irambwiye. Umuntu yafashe itaka ry'ahantu wakandagiye. Someone took the soil from where you Iryo stepped, taka araritwara. took the soil, Arijyana ku mupfumu. took it to the witch Amaze person, kurijyana ku mupfumu. and after taking it, Barakuroga. they bewitched you. Bashaka kukumugaza They amaguru. wanted your legs to. Ufite ukuguru kumwe kwicayemo ihembe umaranye igihe kirekire. Ibyo mvuga ni ukuri. Hari ugunzi You know me. ariko amashi bayahesha. Umva icyakuziza. He's doing all this. Hari isambu mbona. And Hari ubutaka mbona. I Yashatse kugutwaraho igice kimwe. wanted to take a half of it from you. Arangije usa nkaho wowe ubirwanyije ubona ko kigomba kugenda. And you try to overcome it. Nibwo yarakaye aravuga ngo nawe nzamuhinarika. This is when he got angry and said, I'm going Izo to ndi make. guhanura n'ukuri. Is it true of what I'm Ijuru prophesying? riravugana na. Heaven is speaking to me. Kuva yamara kubikora. Ever since he did that, Yaguteje inyatsi. nothing like money that you touch. Wari in urimo yourself. uratekereza. You are thinking that, Nzagende gushakira ubuzima Uganda nzabigenze ne. should I go to find life from Ibyo Uganda mvuga or ni what? ukuri. Is it true? Imana irambwiye. But God is saying, So let's stand beyond for. hallelujah. Bari barakwangirije. They had made your way Icyo back. yaragiye gukora ni iki? What he was going to do is this: Yaragiye kukwangaza make you lose your way, akagukura mu gihugu.
and you go out of the country, yamara kugukura mu gihugu after taking you away from the akabona country, ukatwara ibyawe byose, then he will get away of taking all the ariko things. Imana iravuganye nawe. God is speaking with me. Ngusengera Imana I pray for you. uyu mudayimoni, This evil power, umwuka w'Imana the Holy Spirit of God yongeye kumbwira, has again. so be the first read a life. Hallelujah. Ufite umutsi ukubabaza w'umutwe. You have a vein that Uyu hurts you from the mutsi head. umaze imyaka 2 udasinzi. It is over 2 years without you sleeping. amaso uba wumva ugiye gupfa. When you close your Kuko eyes, you feel like you're urakubabaza dying cyane. because you feel so hard. Waravuze najya guca muri scanner, Say, I can go najya through the kureba scanner ikibazo mfite, to see what's going ariko on. tega amatwi But listen to me. ucishe muri scanner y'Imana. I've passed you through Nonaha the mucishe scanner of muri the scanner Lord. y'Imana. I've scanned Sanze you from God's ikibazo scanner. I found a problem. yari amarozi bakoherezaga, That the evil spirits they could send to you. bashakaga utubwenge. They wanted you to lose your Imana mind. irambwiye ije kukurengera. God has come to overcome it. Ninjiye mu rugo rwawe, I've entered into your home. ninjira mu cyumba uraramo, I enter into your room. sanga inzoka ihagaze mu I nguni. found a snake Iyo from the nzoka poorhouse. yitegereje, When I looked at it, ndayibaza wa nzoka we, I asked you, bagutumye snake, iki muri iki cyumba? what were you sent for in this room? Numva iyo nzoka iravuze, Then I had a snake saying, shaka kapfakara, I want him sinshaka to lose katunga the wife. umugore. I don't want Imana him to irambwiye, be with the wife. Then God uhereye aka said, kanya from iyo now, nzoka isohotse iwawe. the snake has gone out of your house. Wate haleluya ko ntacyo bitwaye. Praise, hallelujah. Iteka ryose ni uburwayi busa nta kizima. Every time you're already in sickness, there's nothing good like that. Nongeye kumva umwuka I also had the Holy w'Imana Spirit isumba of God byose ambwira ngo hari urubanza said there is a Imana judgment that you ikuburanye. have. God has overcome it from your home. uzagaruka nushima Imana. You're going to come back here thanking Urubanza God. rurahari. The judgment is Ibyo there. mvuga ni ukuri. It is Hari there. ubwo nzi Do you know me? twaraganiriye, Have we ever komera spoke? Yesu amashire. Let's clap hands for Jesus. Niba Imana ari nziza, If God is good, impamvu mba ndi kuvuga ibyo bintu nkakubaza ngutyo, the reason is why I ask you, abantu benshi iyo bumva duhanura ibintu nk'ibyo when people bikomeye, hear us prophesying about those powerful baravuga ngo things, bari abantu baraziranye. they think we know each other. Hari aho nzi mwene da, Do you know me from ntangira uwamye anywhere? imbere y'iteraniro, Just testify. tambuka uza It is my first time to see you. dusengere Imana. Reka tubanze dusengera akaguru kawe Let's first pray for your neck. Just start on it. kamaze igihe kingana iki For kakubabaza. how long have you spent when it is hurting? It is over 10 years. Byari kuzavamo pararize uruhande rumwe, It would come out of as a paralyzation. ariko wamaze kugera imbere y'amavuta But you've y'Imana. reached before the anointing of the Lord. Ntacyo kibaye mu izina rya Yesu. There's nothing that is going to happen to Ndagusengeye you. Imana, I pray for mu you. izina rya Yesu, In the name of Jesus akira Christ. kubaho. Receive life. Imbaraga z'Imana The power of God zikijije ubuzima bwawe. has cured your life. Hejuru y'imyaka 10 Above the 10 years, dutangaje ubuzima, we announce life. tangaje ubuzima. We announce Fire! fire. Zamura akaguru kawe, ihute hari inyuma, ihute wirukanka ugaruka hano. Irukanka byarangiye. Byarangiye. Wow, it is over. Byarangiye. It is over. Turashaka ko bimenyekana. Kwari wowe Mana turashaka ko bimenyekana. Haguruka. Ushobora byose. Turashaka ko bimenyekana. Hari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana. Ushoboye. Turashaka ko bimenyekana. Kukiza indwara, turashaka ko bimenyekana. Ushoboye byose. Haleluya. Wawe ndazi. Do I know your Tuziranye. homeless? Do we know each other? Ubwiwawe mazi. Do I know where you live? Reka ninjireyo gato. Let me enter there a bit. Ngiye kukubwira ibiriyo. I'm going to tell you what is going on. Tugereyo cyangwa tugume hano? Should we go there or not? Umwuka wera anjyanye wawe.
The Holy Spirit has taken me to your home. mbona wicaye mu rugo rwawe. I saw you sitting in your home. Mbona haje inzoka ebyiri. I saw 2 snakes coming. Mbona ziryamye hagati yawe n'umugabo. They were between you and the husband. Zikimara kubaryamamo, As they slept between you, mbona umugabo afashe igikapu. so I saw the husband taking it ashiramo back, imyenda, his clothes, ahita agenda. and he went away. Uwo yari asanze, The one he was going to, mbona n'undi mudamu. it is another woman Numva Imana irambwiye, that I heard God saying, bohereje abazimu they send the evil powers basenye urugo rwawe, to destroy your home, basenye urugo rwawe, to destroy your home, basenye urugo rwawe. to destroy your home. Urimo uranyumva neza? Do you hear me well? Bamaze koherezwa, After being sent, umva icyakozwe, this is what umva icyakozwe. happened. Izo nzoka Those snakes, zikimara kujya hagati as yawe they went between the two of you n'umugabo wawe, and your husband, you and your husband, urugo rwarasenyutse. the home was destroyed. Ibyo mvuga ni ukuri. Is it true of what I'm saying? Kuri yaragiye. Wabonye apakira, Yaragiye amara iminsi 3 adataha, ku munsi wa 4 azapakira imyenda agenda. ibyo umwuka w'Imana avuga ni ukuri. What the Holy Spirit is saying is true. Ibyo Imana ivugana nawe ni ukuri. What God is speaking with you is true. Umva icyo Imana imbwiye This is what God is telling me ku buzima bwawe. on your life. Imana irambwiye, God is saying, those temps are God. Uyu mudamu mbona yasanze, this woman that I saw he went to yacishije imbaraga zo kubatandukanya. went for the evil powers to separate you with your little one too. Munsi icyari kigiye kukubaho Today this is going to happen. ni uguhura n'umuyisi n'umugenzi. It is to meet with every person, the one goes out, the one bakareba coming in. uko uteye. They all see your physical appearance. Ariko Imana irambwiye But God is saying, ngusengera Imana, I pray for you, uwo mwuka tuwahagaritse and then we stop that mu spirit izina rya Yesu. in the name of Jesus. Bino hano ngusengere. Mufitanye abana bangahe? 5. Tumureke aba bana barere benyine. Ngiye kumugarura, ntabwo yabakubyaje ngo abagutaha. Tuvuge ngo Imana ibagarure May God bring him back mu izina rya Yesu. in the name of Jesus Christ. Uyu mudayimoni wose Every demon yari afite ubuzima bwawe, that had a life yagusenyeye urugo, that destroyed your mutesheje house, agaciro, I mu disqualify izina rya Yesu in Kristo. the name of Jesus Christ. Natuye imbaraga I z'Imana, speak about the power of natuye God. ubushobozi I speak bw'Imana. about the authority of God. Ndahagarika abazimu I bose stop every barimo evil barwanya power ubuzima that bwawe, has been fighting your barekure life. uru rugo rwawe, Release your home. barekure umugabo wawe, Release your mu husband. izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Uhereye Christ. aka kanya From now, Imana irambwiye, God is saying, isura yawe your image or your barayitwaye, face, it was taken away. wambaye indi sura. You're covered with another Iyo face. umugabo wawe akubonye, When your husband sees you, yumva adashaka kongera kukubona. he feels not to see you like again. Ariko Uwiteka arambwiye, But God is saying, agusubije isura yawe. he has given you your normal Ukiva hano, face. As you go out of here, agiye kugusaba ko muhura, he's going to ask you to meet him. uzamubabarire. You should forgive him. Imana iramugaruye. God has brought him back. Ntabwo yari we, He was not the one. yari amarozi They yabiteye. were the evil spirits. Imana isumba byose The Almighty God yihesheje icyubahiro. has glorified himself. Komere Yesu amashimwe, Let's clap hands for Jesus. komera Yesu amashimwe. Let's clap hands for Jesus. Ndagushimiye data, I thank you, Father, kugira neza kwawe gukomeye.
for your good deeds. mu izina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Aka kanya ndasenze Right now I pray. uyu mudayimoni wose All the powers of hell, the akuwe ku demons, buzima bwawe, are overcome from your life. akira urugo rwawe mu izina rya Yesu. Keep your marriage back. Tera in the name hari of ushima Jesus. Imana. Kandi ibintu byo kujya mu bapfumu byirinde, kuko ufite abantu bari kugutwarayo. There are people taking you into the Ibyo mvuga ni magician. ukuri. ukuri Imana irambwiye God is saying niyo ikoze ibitangaza He is the one who has done a mu izina miracle. rya Yesu. Genda wicare, haguruka gato, umva icyo umwuka w'Imana avuze. This is what the Holy Spirit is saying. Igihe nari ndimo senga, As I was praying, nagiye kubona I went to see mbona urutoki a finger rujyaho impeta that is ringed. ruzengurutseho inzoka. It is rotated on Wowe with a snake. wafashe udusaro You took the straws. ugira ngo ni umurimbo ushizeho, You thought it is just Ariko the kind of a decoration. hari icyo byari bikuziritse utazi. But that is what it was meaning that you don't know. Buriya ntimugapfe gukora ibintu mutazi, You should never do what you ufate don't ahantu know. hajya impeta ugira ikindi kintu washyira. To put something like a ring on a Umva icyari kibaye. finger that is ringed. Mbonye ufite umusheri wawe I seen you. You have a fiance. ari hanze y'igihugu, He's abroad the country. ntabwo ndi kumubona hano. I don't see him here. Abadayimoni bahora bitambika ko mukora mariage. The demons always limit you from Imana doing your wedding. irambwiye ngo The vice is hari saying umuntu wo muri famiye yanyu there's someone from your family yakuziritse ko utazigera wubaka. tied you never to get married. Imana irambwiye God is saying ntuze kurangarira kuri bano ubona i Kigali. do not be misled by the ones Umugabo you wawe see in ari hanze Kigali. y'igihugu. Your husband is abroad the country. Waje kubaza Imana, You came to ask God, mbwira niba uriya mugabo tuzaba, tell me if we're going to marry with your ikimenyetso cy'uko son. muzaba. The sign that you're going Hari to amafaranga aza kukoherereza. is the money he's going to send you. Amen. Amen. Utwo dusaro tumwana twari ntuzongere kukambara ku rutoki, uranyumva? Kuko abazimu baba bavuga ngo turamuziritse nta miti igomba kujyaho. Ari mu kihe gihugu ko mubona ari hamwe? Canada. Pfukamano rero mu guhesha. Uyu mukobwa akoze ubukwe akajya Canada byaryoha. Reba hano, ngiye kumusengera Imana imuzane tubashyingire mugende. Okay? I'm going to pray for him to be brought in Rwanda. You make a wedding and then you go. Iyo utekereje ibyo gukora byose urahomba, biranga. When you think of what to do, you only get losses. Imana irambwiye God has said, ukunda uriya mugabo n'uwawe, just love that man. nta gikomere uzamubonaho. You will not have any scar from him. Imana igiye kubakira. God is going to wait for you. Impamvu Imana ishimye uriya, The reason as to why God has kugira chosen that ngo one, ugende hanze uzabere ikiraro famiye yawe. it is that you go abroad and you become a bridge to Kuko your family. uhora uhangayikishijwe n'ubuzima bw'umuryango wawe. Because you're always hurtful of Ariko the Imana life of your iravuze ngo family. iciye ako gasuzuguro But God kabazo. has said He has overcome that Imana despisement. ikoze ibitangaza kuri uyu God muntu. has done a miracle. Mu izina rya Yesu Kristo, In the name of Jesus ndagusengeye aka kanya. I pray for you right Umwuka now. wose wari ufite ubuzima bwawe Every spirit that had your life utaye agaciro mu is izina rya being Yesu. disqualified in the name of Jesus. Reba hano, Imana irambwiye ngo uzakorera Imana. Amen. God has said you're going to serve God. Nyuma y'uko mara kugusengera, After me praying for you, aba basimu bararakaye, these evil powers are sad of it. bagiye kugenda, They're going to go. bazaca mu muntu umwe w'inshuti yawe, They will pass through your friend.
bakubwire ntuzongere gusubira gusenga ariya. They tell you never go back to pray from that church. Ntuzigere umwumvira. Do not hear from that voice. Intebe ndayikugabiye uzayibonereho umugisha teka. You're going to have a blessing from this home, so you should be coming. Kuko Imana iri kumbwira. Because God is saying, ufite inyenyeri y'umugisha. You have a star of a blessing. Gusa wararwanyijwe cyane. They fought it, but it is still there. Ariko Imana igiye kukuzamura mu buryo budasanzwe. God is going to uphold you. Niko Imana imbwiye. This is what God is saying. Ndi kubona umurozi. I can see a witch person. Uri mu gihugu cya Uganda. From the country of Uganda. Bashyiriye amazina yawe. They took your names to that person. Bamushira ifoto yawe. They took your picture. Ngo yangirize isura yawe. So that he can damage your face. Imana irambwe ngo ntabwo icyangiritse. God has said your face is not going to be damaged. The Lord has done a miracle. Imana iguhaye umugisha. The Lord has blessed you. Ugenda uteteshe umusheri wawe. Vuga ngo ndamutetesha. Tetesha. Amen. Genda mahoro. Byarangiye. Komera Yesu amashe. Ayo mashini baraya Yesu twayongera. Winter ago, we powered the shanto we play in the first towns. Ready be one a God in this time. We did the business time for being to God. Imana ihimbazwe. May God be praised. Pinto wowe turebana. Agu. Reka tubashimire guhitamo neza kuba natwe umunsi nizere ko mwagize amateraniro meza. Twishimiye kongera kubabona vuba ku cyumweru isaa 6 n'igice mu mwanya wo gusenga no kwatura amagambo akomeye ahindura ubuzima bwanyu. Reka mwegere ejuru tugane ku musozo dusaba umugisha. Turashimira pastor wayoboye amateraniro, dushimire abakoze diakona protoko mwese nabari kubanga bwa televiziyo Seza TV na Rehoboth Miracle Church TV. Gene gusenga natwe by'umwihariko wahamagara iyo nomero itambuka kuri screen yawe. Zamura ibiganza byawe ngusengere Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kugira neza kwawe gukomeye. Wabanye natwe muri aya materaniro ya Vendredi Miracle. Tubonye imirimo yawe n'ibitangaza bikoretse. Watubwiye ngo utwinjije muri Heburoni ndetse n'ibyarwanyaga isezerano ryacu bya bene Iruba urabyirukanye. Bana bawe bakiva hano bazagaruke bashima ko wabagiriye neza. Bazagaruke bahamya gukomera kwawe. Zamura ibiganza. Mbahesheje umugisha w'Imana. Muvuge ngo amen. Mbahesheje kurindwa. Mbahesheje guhirwa. Mbahesheje kwakira amafaranga kugira ngo mubeho neza. Amateka yanyu uhereye uyu munsi Imana irayahinduye. Ikiganza cy'Imana uhereye umunsi kijyanye namwe. Ikiruta byose muzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi n'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi guhora kw'abazimu kose Imana iragutsinze. Mukivano murarinzwe. Mugiye amahoro muzagaruka mushima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Shalom. Shalom.